Uti nijori w'isugi mu mutwe. Oya nijoro utari isugi mu mutwe. Umukobwa witeje imbere. Mu buhe buryo rero? Mu buryo bwose butandukanye, gutekereza neza kandi ibyo yatekereje akarwanya no kubishyira mu bikorwa. Akari akakebo gaparitse ari n'akawe? Ni kariya kare karajya kumera nako ndimo guteganya vuba. Komenti nanjye byancekeje ni ukuntu nise umushiki we ari sheri wanjye. Zirabinkundisha numva ko kuba naba ndi kumwe nabo mu gihe bibaye ngombwa nanjye nkaba nanakina nta kintu byabitwaye. Ntekereza ko ari gutyo byagiye biza kubera kubana n'ababikora genda mbikunda kurushaho birangira. Ntabwo ndiyo mu mutwe, ndisugi byo kwirinda bya gikobwa ko ntabwo ndisugi mu mutwe. Ariko isi ufite umwana umwana ndacyaba afite bose ahubwo byo kwirinda bya gikobwa ko ntabwo ndisugi mu mutwe. Ariko isi ufite umwana umwana ndacyaba afite bose ahubwo ndashaka no kuba promotinga nkabafungura album. Ni nk'abangahe se nibura? Uti nijori w'isugi mu mutwe. Umukobwa witeje imbere. Mu buhe buryo rero? Mu buryo bwose butandukanye, gutekereza neza kandi ibyo yatekereje akarwanya no kubishyira mu bikorwa. Akari akakebo gaparitse ari n'akawe? Ni kariya kare karajya kumera nako ndimo guteganya vuba kuko ubwo urumva nabyo rimba ndimo kubiteganya byanze bikunze ngomba no kubishyira mu bikorwa. Hanyuma Jolie, mperutse kukubona muri filime, gukina filime byaje bite? Gukina filime byaje kubera ko nari mfite inshuti zibikora kandi zibikunda. Ninyutse na kamera. Utinyutse kamera, bwari ubwo bwa mbere ugiye kuri kamera cyangwa ntabwo bwari bwo bwa mbere ngiye kuri kamera, ariko nibwo nari numvishe ko nta kibazo newe no kuba ibyo kamera yamfashe byaba public. Ababashije kubona amakeya yawe agaragayemo, comment yaje ari nubwo nabonye security yawe itaranoga ujye ku murongo nabonye bishaka gucyo. Ntabwo iranoga already kuko channel turimo turashaka kuyevapora, nibwo nabyita ko ikiri nshyashya already, ariko turizera neza ko uko igenda urushaho gutera imbere cyangwa kubanuza monetized bizatuma turushaho gukora ibintu byinshi bitandukanye kuko urumva nibwo tukirimo kuyitangira. Gusa comment ikintu warumbajije cya comment cyo niba nibuka neza nanjye byanshekeje kubireba nyuma, nuko nabwiye umukobwa wari uri mu mwanya wa sister y'umukobwa naramenye uwo ari we, mubuka ntasobanukiwe ko ari mushiki we, mwita ngo ni bitch, mwita ngo arandusha iki, ibintu byinshi nyine by'uburakari n'umuntu ufushye. Rero nizo comment nagiye mpora nazo zikansetsa nkabona ndaniganye kuko byangishije ko gukata ari byiza kamera. Uko wakitinze uburyo wibonyemo imbere ya kamera ubwa wibonye gute? Ntabwo navuga ko nibonye neza kuko urumva ibintu ndimo gutangira gukora ntabwo bihita biza direct ngo bize bisukuye nkuko wakabaye usanzwe ubikora. Gusa nta nubwo nakwigaya kamera. Ntabwo ari bibi cyane. Ntabwo nakwigaya kandi nta nubwo nakwishira mu rundi rwego rwo hejuru. Uba wumva bikunze kuri kwiza amahirwe yo kubona ahandi wayo. Alright, mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana abari hirya no hino mu gihugu
amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba bwaryo amahoro y'Imana nabane nama nicaranye n'umukobwa cyangwa se ndangwa n'umukobwa wicaye nk'umukobwa utari isugi ubwo kugira ngo ubone abisugi bigaragazwa n'iki isugi rirangwa n'iki nuko umuntu yicaye reba hano utangiye kwifata gutya aha urebe ahise abyicarira ubwo ikigaragara cyangwa dutangiye undangiza dutangiye undangiza ndangije nari isugi ndangije nari isugi urangije untangije nari isugi bivuze ngo ubwo n'ubundi busugi ndabutwaye buriya nta kuntu waba uzana nabutaye ariko byaje urashaka buriya ntabwo nta kuntu watangira byari bikomeye utabifiteho uruhare cyangwa nta kantu bizi muri amahoro turi amahoro tumeze nakamushya use haryo uracyari mubizi twese hamwe atanga tugira amazina yawe tubaye ikaze kuri Iris Rwanda TV n'umwe mu muyoboro unyuzwaho cyane amafilme muri Miss Dusha ibiganiro kugira ngo itaba down mu gihe tutaratangira kubahereza filme ariko Miss imbere turatangira kuba tubahereza amafilme uyu munsi tugiye guhana ikiganiro cya moto ndikanga ngo nyibwirire amazina nitwa Noella sibihagije Jolie ndi umukobwa w'isugi reka nyomozi ibyo atangiye ababwira ariko alright mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana bari hirya no hino mu gihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba bwaryo amahoro y'Imana nabane nama nicaranye n'umukobwa cyangwa se ndangwa n'umukobwa wicaye nk'umukobwa utari isugi ubwo kugira ngo ubone abisugi bigaragazwa n'iki isugi rirangwa n'iki nuko umuntu yicaye reba hano utangiye kwifata gutya aha urebe ahise abyicarira ubwo ikigaragara cyangwa dutangiye undangiza dutangiye undangiza ndangije nari isugi ndangije nari isugi urangije untangije nari isugi bivuze ngo ubwo n'ubundi busugi ndabutwaye buriya nta kuntu waba uzana nabutaye ariko byaje urashaka buriya ntabwo nta kuntu watangira byari bikomeye utabifiteho uruhare cyangwa nta kantu bizi muri amahoro turi amahoro tumeze nakamushya use haryo uracyari mubizi twese hamwe atanga tugira amazina yawe tubaye ikaze kuri Iris Rwanda TV n'umwe mu muyoboro unyuzwaho cyane amafilme muri Miss Dusha ibiganiro kugira ngo itaba down mu gihe tutaratangira kubahereza filme ariko Miss imbere turatangira kuba tubahereza amafilme uyu munsi tugiye guhana ikiganiro cya moto ndikanga ngo nyibwirire amazina nitwa Noella sibihagije Jolie ndi umukobwa w'isugi reka nyomozi ibyo atangiye ababwira ariko ntabwo ndiyo mu mutwe ndi isugi byo kwirinda bya gikobwa kuko ntabwo ndi isugi yo mu mutwe ariko isugi ufite umwana ndacyaba afite bose ahubwo ndashaka no kuba promotinga nk'abafungura ni nk'abangahe se nibura uti ni Jolie w'isugi mu mutwe oya ni Jolie utari isugi mu mutwe umukobwa witeje imbere mu buhe buryo rero mu buryo bwose butandukanye utekereza neza kandi ibyo yatekereje akarwanya no kubishyira mu bikorwa nka kariya ka kebo gaparitse ariya ni akawe ni kariya karajya kumera ntako ndimo guteganya vuba kuko ubwo urumva nabyo rimba ndimo kubiteganya byanze bikunze ngomba no kubishyira mu bikorwa hanyuma Jolie mperutse kukubona muri filme gukina filme byaje bite gukina filme byaje kubera ko nari mfite inshuti zibikora kandi zibikunda zirabinkundisha numva ko kuba naba ndi kumwe nabo mu gihe bibaye ngombwa nanjye nkaba nanakina nta kintu byabitwaye ntekereza ko ari gutyo byagiye biza kubera kubana n'ababikora genda mbikunda kurushaho
birangira ninyutse na kamera. Utinyutse kamera, bwari ubwo bwa mbere ugiye kuri kamera cyangwa ntabwo bwari bwo bwa mbere ngiye kuri kamera, ariko nibwo nari numvishe ko nta kibazo newe no kuba ibyo kamera yamfashe byaba public. Ababashije kubona amashusho amakeya yawe agaragayemo, comment yaje ari nubwo nabonye security yawe itaranoga ije ku murongo, nabonye bishaka gucyo ntabwo iranoga already kuko channel turimo turashaka kuyevapora, nibwo nabyita ko ikiri nshyashya already, ariko turizera neza ko uko igenda irushaho gutera imbere cyangwa kubanoza monetized bizatuma turushaho gukora ibintu byinshi bitandukanye, kuko urumva nibwo tukirimo kuyitangira. Gusa comment, ikintu warumbajije cya comment cyo niba nibuka neza nanjye byanshekeje kubireba nyuma, nuko nabwiye umukobwa wari uri mu mwanya wa sister comment nanjye byanshekeje, nukuntu nise umushiki wari sheri wanjye wahubutse nkahubuka kubera ko n'amarangamutima baho narinje n'ubwuzu bwa Saint Valentin nje kureba umukunzi wanjye nsanga arimo goyake y'umukobwa naramenye wari we, nkubuka ntasobanukiwe ko ari mushiki we, nitango ni beach, nitango arandushiki, ibintu byinshi nyine by'uburakari n'umuntu ufushye. Rero nizo comment nagiye mora nazo zikansetsa, nkabona ndaniganye kuko byandishe ko guka atari byiza kamera. Uko wakitinze uburyo wibonyemo imbere ya kamera, ubwa wibonye gute? Nabwo navuga ko nibonye neza, kuko urumva ibintu ndimo gutangira gukora ntabwo bita biza direct ngo bize bisukuye nkuko wakabaye usanzwe ubikora. Gusa nta nubwo nakwigaya kamera, ntabwo ari bibi cyane. Ntabwo nakwigaya kandi nta nubwo nakwishyira mu rundi rwego rwo hejuru. Uba wumva bikunze kuryo kugiza amahirwe yo kubona ahandi wayo. Uti nijori wisugi mu mutwe? Oya, nijoro utari isugi mu mutwe. Umukobwa witeje imbere. Mu buhe buryo rero? Mu buryo bwose butandukanye, tekereza neza kandi byatekereje akarwanya no kubishyira mu bikorwa. Akari akakebo gaparitse ari nakawe? Ni kariya karajya kumera nako ndimo guteganya vuba, kuko ubwo urumva nabyo rimba ndimo kubiteganya byanze bikunze ngomba no kubishyira mu bikorwa. Hanyuma Jolie, mperutse kukubona muri filme, gukina filme byaje bite? Gukina filme byaje kubera ko nari mfite inshuti zibikora kandi zibikunda, zirabinkundisha, numva ko kuba naba ndi kumwe nabo mu gihe bibaye ngombwa nanjye nkaba nanakina nta kintu byabitwaye. Ntekereza ko ari gutyo byagiye biza kubera kubana n'ababikora, genda mbikunda kurushaho, birangira ninyutse na kamera. Utinyutse kamera, bwari ubwo bwa mbere ugiye kuri kamera cyangwa ntabwo bwari bwo bwa mbere ngiye kuri kamera, ariko nibwo nari numvishe ko nta kibazo newe no kuba ibyo kamera yamfashe byaba public. Ababashije kubona amashusho amakeya yawe agaragayemo, comment yaje ari nubwo nabonye security yawe itaranoga ije ku murongo, nabonye bishaka gucyo ntabwo iranoga already kuko channel turimo turashaka kuyevapora, nibwo nabyita ko ikiri nshyashya already, ariko turizera neza ko uko igenda irushaho gutera imbere cyangwa kubanoza monetized bizatuma turushaho gukora ibintu byinshi bitandukanye, kuko urumva nibwo tukirimo kuyitangira. Gusa comment, ikintu warumbajije cya comment cyo niba nibuka neza nanjye byanshekeje kubireba nyuma, nuko nabwiye umukobwa wari uri mu mwanya wa sister